Kongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagana Nyagasani kugira ngo tugere neza ku mpuhwe ze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure. Imana iradukunda, ije kutugira neza kuri wa gatanu w'icyumweru cya mbere cya Noheli, tariki 27 Ukuboza 2024, ngo duhimbaza Mutagatifu Yohani intumwa. Ngaha amasomo agiye gutwegereza Imana. Isomo rya mbere niyo mworo ya mbere ya Yohani, umutwe wa mbere umurongo wa 4 kugeza ku wa 4. Ibyariho kuva mu ntangiriro n'ibyo twiyumviye kuri jambo nyir'ubugingo, imwerekeyeho twiboneye n'amaso yacu, tukabyitegereza tukabikorakoza ibiganza byacu, nibyo namwe tubamenyesha. Koko ubugingo bwigaragaje maze turabwibonera, none turahamya kandi tukabamenyesha ubwo bugingo buzahoraho iteka, bwari kumwe n'Imana kandi bukatwigaragariza. Nuko rero ibyo twiboneye kandi tukabyumva turabibamenyesheje, kugira ngo namwe mwunge ubumwe natwe, maze twese twunge ubumwe n'Imana Data hamwe n'umwana wayo Yezu Kristo. Kandi ibyo tubandikiye kugira ngo ibyishimo byanyu bisendere. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 97. Nuko jambo yigira umuntu kandi twibonera ikuzo rye. Uhora n'umwami, isi nihimbarwe. Abaturiye inkombe nibasagwa n'ibyishimo. Igicucu cy'urwije kiramukikije. Ubutabera n'ubutarenganya ni ikibanza cy'intebe ye. Imisozi irashonga nk'ibishashara mu maso y'Uhoraho, umutegetsi w'isi yose. Ijuru riramamaza ubutabera bwe, maze imiryango yose ikarangamira ikuzo rye. Urumuri rurasira ku ntungane, aho umutima ugororotse bakagira ibyishimo. Ntungane nimwishimire Uhoraho, maze mumusingirize ubutungane bwe. Nuko jambo yigira umuntu kandi twibonera ikuzo rye. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Yohani, umutwe wa 20 umurongo wa 2 kugeza ku wa 8. Mu gitondo cya Pasika, Mariya Madalena yirukanka asanga Simoni Petero n'undi mwigishwa wa wundi Yezu yakundaga, arababwira ati, Nyagasani bamukuye mu mva, none ntituzi aho bamushyize. Petero arabaduka na wa mwigishwa bajya kumva. Bombi bagenda birukanka, ariko wa mwigishwa arusha Petero amaguru, amutanga kugera kumva. Nuko arunama abona imyenda irambitse, ariko ntiyinjira mu mva. Simoni Petero arumukurikiye abarahageze, yinjira mu mva, abona imyenda irambitse n'igitambaro bari bapfukishije umutwe we kitarambitse hamwe n'imyenda, ahubwo kizingiye ukwacyo ahandi hantu. Nuko wa mwigishwa wari ugeze mbere kumva, nawe arinjira aritegereza, maze aremera. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nuko wa mwigishwa wari ugeze kumva bwa mbere, arinjira aritegereza, maze aremera. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi, urukundo rw'Imana buri munsi, ubuzima bwa buri munsi burangwe n'Imana. Mugire Noheli nziza. Turi mu gihe cya Noheli. Igihe cya Noheli akenshi gikurikirwa n'iminsi mikuru 3. Nanjye kuvuga injyana muntu, akenshi abantu bibaza ngo guki iminsi ikurikiranye. Ariko jambo Imana yigize umuntu azakomeza agenda agira uburyo yigaragaza. Kwigaragaza atari ikimenyetso gusa cy'ibyishimo bya bindi by'inyuma, ahubwo wa mubabaro, kwa kubabara kugira ngo babarire abantu. Kuri umunsi duhimbaza Yohani Mutagatifu intumwa, tujye kuzirikana ku ngingo 3 ziza kudufasha kumva neza impamvu uyu munsi ukurikiranye na Noheli. Kubera iki? Ingingo ya mbere yaza kwitwa icyitonderwa ku izina rya Yohani. Ingingo ya 2 tumenye Yohani. Ingingo ya 3 ngiye n'ikibazo nakomeje kwibaza, wasanga nawe uri gukibazaho, kuki ubundi Yohani atari we wabaye papa wa mbere? Kuki atari we Yezu yashinze kiliziya? Wenda ukurikije n'Ivanjili twumvise, ukurikije n'ibindi tujya twumva kuri we, kuki Yohani atari we wabaye umukuru wa kiliziya bwa mbere, ahubwo akaba Petero? Reka duhere ku ngingo ya mbere. Ikintu gitangaje ku izina rya Yohani, abantu benshi ntibari bakizi. Iri zina rya Yohani njye ku giti cyanjye naryumvise ndi padiri, ubwo nari ndi umupadiri nkibuhabwa. Nuko umupadiri mugenzi wanjye wari padiri kiro wa paruwasi imwe
ansaba serivisi ngo mufashe kwandika abana bazabatizwa vuba aho. Nibuka ko mu mazina amwe yagiye aza hari harimo irya Werason, Ndombolo ya Solo, Joyeuse n'andi mazina menshi cyane. Nuko njya kumubaza, ese aya mazina ari mu gitabo cy'abatagatifu yandikiye ku ifishi y'abatisimu? Nuko padiri arambwira ati, nubona umubyeyi yazanye akazina k'akabyiniro katari ku rutonde rw'amazina dusanzwe dufite muri kiliziya rw'abatagatifu, muzajya mubiganiraho. Niba ari umuhungu wongereho Yohani, niba ari umukobwa wongereho Mariya. Nuko nkora ibyo padiri yambwiye. Igihe cyaje kugera, uzi ko naje gusanga abantu benshi bitwa ba Yohani. Nanjye rero nza gusanga bajya bampamagara ngo Jean Masumbe, Yohani Masumbuko, neza neza. Nanjye nza gusanga ka Yohani nkagira atari Mariya, hari Yohani. Uzi ko mu minsi ya vuba cyane, ntago nifuza gukubwira umwaka wari wo, ariko naje kongera gutekereza kuri aya mazina yombi, Yohani na Mariya, Jean Marie. Nawe ugiye kureba urasanga abantu benshi amazina bayafite. Abatitwa ba Yohani, abasore bitwa ba Mariya cyangwa Yohani. Yohani Mariya Vianney, Yohani. Naje kongera kubikurura, mbihuza Yohani. Ubikuruye neza wasanga hari Yohani intumwa, ariko afite aho bihurira na Mariya. Bahurira hehe? I Karuvariyo, kuri Golgota, hahandi babambye Yezu akaraga Yohani mugiye bikira Mariya ati, mwana dore nyoko. Arongera ati, mubyeyi dore umwana wawe. Ngiryo ivuka rya Yohani ari kumwe n'umubyeyi bikira Mariya. Iri zina rya Yohani kuba rije nyuma ya Noheli, nuko ngo twongere twibutse ko iyi ari Noheli yande nyinwa yapfuye yunze ubumwe na kiliziya. Abitwa ba Yohani, ba John, ba Giovanni n'andi mazina menshi aganisha kuri Yohani. Dieu a fait grâce. Imana ni nyambuye, Imana yagize impuhwe. Ba Yohana ho muri turabasuhuje. Ibigo byamwisunze mu mukomereho. Yohana akomeze kudusabira. We n'umubyeyi bikira Mariya. Jean Marie. Ingingo ya kabiri, tumenye Yohani. Turi kwiyambaza Yohani mutagatifu intumwa. Impamvu Yohani nk'uko tubyumva mu ivanjiri cyane cyane, ni mwene Zebedeyi. Ntuze kumbaza ari umwuzukuru wande, akavukana na Yakobo. Ngo bombi Yezu yabasanze bari kuroba ku nyanja ya Galileya. Nuko arababwira ati, nimunkurikire nzabageraho ry'abantu. Ngo ako kanya basigaho Zebedeyi baramukurikira kandi baramukurikiza. Mu gihe Yakobo mukuru we ari we wahowe Imana bwa mbere mu ntumwa za Yezu ko ari 12, Yohani nawe niwe wapfuye bwa nyuma mu ntumwa za Yezu ko ari 12. Hari kandi kantu batubwira kuri ba Yohani abarobyi, borobye bageraga ibintu bibiri de qualité, barushaga abandi bose, bahigaga abandi. Icyambere kubera umwuga w'uburobyi bakoraga, ngo bari abanyakuri, la franchise. Icyakabiri bari abanyamwete, le zèle, le courage, bakagira imbaraga cyane cyane nyine gerekeza ku ishyaka ry'ubutumwa. Ikindi tuzi kuri Yohani nicyo bita muri teologia yigamana mu gifaransa bita corpus johannique, umuzingo wa Yohani. Ko batubwira inyandiko ze 5 yanditse, hari amabaruwa 3, hari ivanjiri ndetse n'igitabo cy'ibyahishuwe. Ibi byose batubwira ko ari Yohani wabyanditse. Rero aya mabaruwa ya Yohani cyane cyane ivanjiri niho hagiye hagaragaramo inyigisho kugira umuntu kwa jambo. Niyo mpamvu tumwerekeza cyane cyane kuri iyi Noheli, nyuma ya Noheli gato, kuko avuga ibyo kwigira umuntu kwa jambo, uko jambo yigize umuntu. Icyo bita prologue de Saint Jean, kuko twabizirikanye kuwa gatatu kuri Noheli ku manywa, amasomo ku manywa, nuko jambo yigira umuntu kandi twibonera ikuzo rye. Amen, amen. Nguyu rero Yohani n'ubundi yongera guhura na Bikira Mariya ku musaraba. Jambo y'Imana yigize umuntu kugeza ducunguye, bagahura i Karuvariyo, bagahura ku musaraba, bagira ngo bakire umurage wa kiliziya. Ingingo ya gatatu tujye kuzirikanaho, kuki Yohani atari wabaye papa wa mbere, kuki Yohani atari we Yezu yasigiye kiliziya. Kandi tuzi aka kantu keza kuri Yohani, iyo bavuze intumwa za Yezu zose, Yohani ni ugaragara nk'umwere, Yohani ni ugaragara nkaho nyine
yagenze mu murongo mwiza. Turanabizi neza ko ariyo ntumwa yagejeje Yezu ku musaraba, mu gihe abandi bajya bagera mu nzira bagatinya, abandi bagahunga, abandi bakamwihakana, abamugambaniye sinirwo mbavuga. Ariko reka tugarukire kuri Petero wamwihakanye. Nuko rero abantu bakibaza batari ku bundi kuki Petero tuzi ugaragara nk'igihubutsi, ugaragara nk'umuntu wihakanye Yezu, ari we Yezu yashinze kiliziya ye, ari we uri ku ntebe y'ubutware, ari we papa wa mbere. Kuki ubundi ataba Yohani? Ko Yohani tumwumva yegamiye Yezu mu gituza, inkoramutima ye, inyandiko ze, ndetse n'uburyo bwose yagiye agaragara neza. Kuki Yohani atari wabaye papa wa mbere? Ese ni ukubera ubuto bwe? Ese ni ukubera ko atari yarize cyane? Ese ni ukubera ishyari ry'aba Petero? Ese ni uko Yezu yamukundaga ariko amuryarya? Niyo mpamvu Yezu atamuhaye buriya butegetsi bwa kiliziya akabuha Petero? Mbere y'uko gusubiza ubanze wumva ino nkuru, iraza kurangira hari igisubizo kimwe wumvisemo. Umunsi umwe yakore cyane muri Afurika, ngo mu bihaye Imana bohereje umwe muri bo ngo ajye kwiga aminuze. Nuko ngo aragenda, avuye kwiga ngo yari yiteze ko nyuma yuko abaye dogiteri, abaye umuntu ukomeye cyane, ari nawe ugiye guhita aba umukuru w'uwo muryango, kubera ko abandi bose ari wari warize amashuri y'ikirenga kurenza abandi bose bari bari muri uwo muryango. Nuko aza nyine ari ku ntebe y'ubushyuhe ko ari ugiye kuzayobora uwo muryango. Koko araza. Nuko igihe kimwe kigeze, yarazi ko baza no kumugisha inama nyine nk'umuntu uza kuyobora, reka tuvuge amatora, nomination. Nuko agiye kumva yumva bamuhaye nomination, bumva bamuhaye ubutumwa ahantu agomba kujya, bamushinga kuyobora ishuri ry'incuke, gardienne. Nuko batora umukuru wagombaga no kumuyobora, wawundi yarushaga no mu ishuri, udafite na kadogutora ariko wayifite, ngo niwe ugiye kumuyobora amubera umukuru. Neza neza wa dogiteri ikirungura kiramufata, abura ahantu yarigitira, atangira kwibaza impamvu bamugenzeho bamuha kuyobora abana, kandi yagomba kuyobora abakuru n'abana, abantu benshi cyane. Kuki bigenze bitya? Kandi narize amashuri yanjye batesha agaciro, diplome zanjye barazitwitse, dogitera yajya koko barayitwise. Nuko atajya kwibaza ibibazo byinshi, ati kuki uriya kuko ari ugiyeho? Atanya no kumusebya, aturiya namurushaga mu ishuri, yajyaga guha nyuma, ngiye nkaba uwa mbere, none uki ari we bagize mukuru, njyewe bakaba bandindimuye, ishema ryanjye, kuzo ryanjye bararindimuye. Na n'ubu banza kiri kwivovota, yahise agenda. Ubwo butumwa bamuhaye ntiyabukoze, ahubwo yisubirayo yavuye. Yewe na n'ubu aracyariyo, ntaragaruka, aracyari kwivumbagatanya byo kwivumbura iyo ngiyo, na n'ubu arakivumbura, nawe aracyari kwivumbura. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Ese dogitera zacu zidufasha kwa abanyamategeko kuvugira Imana neza, cyangwa zishobora no kudufasha kuvuguruza Imana? Yamvugo igira iti science sans conscience n'est que ruine de l'âme, ngo ubwenge bwose uzamenya ariko nta Mana irimo ni zero. Roho yawe yarangiritse, amafaranga yose uzatunga, ubumenyi bwose uzagira, niba nta bumenyi ku Mana burimo, zero. Niba uticaye ukiyoroshya ugakorera abandi, nta bukuru bwawe. Umukuru ni ukorera abandi, nuwemera ubutumwa akabukora neza kugeza igihe azahemberwa na Yezu wenyine. Umuhanga niwe wavuze ati, akenshi ari gishora kwiga ikigo kaminuza kazarangira usazi iki? Usazi iby'ubwenge, kubura Imana mu buzima bwawe, kubera ubwenge bwawe bwinshi kaza kurangira uri guhinyuza Imana. Dogiteri mukomere cyane, ndabasuhuje. Kuki Yohana atarabaye papa wa mbere? Nibyo koko igisubizo cya mbere, tugendeye ku buzima batubwira mu Ivanjiri, Yohani yari inkoramutima ya Yezu, amwegamira mu gituza. Igituza nacyo gifite icyo bivuga, kumva amabanga ya Yezu. Mbese agaragara ko ari we ari intungane. Petero yihakanye Yezu, none kuki Yezu ari we yagize umukuru? Birashoboka ko Yezu ashaka kutwereka ngo dushishoze, turebe ku butungane bwacu. Ese Nyagasani aramutse atoye gusa b'abantu b'intungane, nanjye kuvuga nk'aba Yohani gusa, ntatunyishyiremo imiyango shyemo ba Petero, ninde warokoka? Twari kuba turihe? Ongera wisuzume,
urebe nawe wongere wirebe ubugufi bwawe, urebe ibyaha byawe, urebe ubugome bwawe, urebe ibibazo ufite. Nyagasani yakiza kujya ahitamo gusaba intungane, wari kuburi hehe? Nyagasani ntabwo atora abashoboye gusa, ahubwo abatoye aranabashoboza. Niki gituma ba Petero nabo babonamo akanya hariya, nabo bakabona ku buyobozi. Naho ubundi Nyagasani aramutse yitaye ku bugome bwawe n'ububisha bwawe, nakubwiza ukuri ntawe uri kubona kiriho. Erezoma Nyagasani kubera neza ye agenda agushyiraho atayobewe ubuhemu bwawe, atayobewe uburyarya bwawe, atayobewe ibyaha byawe, amafuti yawe yayandi ari rwihishwa. Ndetse kubera impuhwe ze Imana yagize impuhwe ngo Yohani. Rero kuba Yezu yashyira Petero hariya na Yohana akamushyira hariya, uwo ni Yezu nyine ubigena. Dusaba inema gukurikira Nyagasani agakora ubushaka kwe mu itora rye. Nyagasani we torera uko ashatse, agatora abashatse kandi akabatuma aho ashatse kubera impuhwe ze. Icyo nicyo gisubizo cya mbere, ko atari njye ubigena, nta nubwo ari Petero uri kubigena, nta nubwo ari Yohana uri kubigena, ahubwo nyir'ubwite Yezu Kristo niwe wabatoye, nta niwe ubatuma. Icya kabiri twazirikana kuri Yohani, Yohani ni umutekinisiye, ni umukozi, arakora. Ntabwo kubera ko nta mwanya afite wo kwirirwa yibaza ngo harya wangira umuyobozi, wangira umukuru, uwo mwanya Yohani ntawo ufite, kuko afite byinshi byo gukora. Ongera urebe cya corpus johannique uburyo ari kinini, kubitekereza ubwabyo gukora biriya bintu. Nta mwanya wabona wo kurwanira ubutegetsi, ubuyobozi, kuko uri gukora tekinisiye. Ntabwo ukeneye gusa gushimwa n'abantu ngo abantu bakubone uri hejuru, ahubwo aho kwinjira ugakora. Umunyamutima, la vie contemplative, kurangamira Yezu kugira ngo Yezu abe ari kukubwira, gutekereza kuri Yezu, ubuzima bw'imbere na Yezu. Icyanyuma twazirikana kandi aho uzi kugitekerezaho, uraza gusanga ushishoje neza, uraza gusanga koko Petero yegukanye ubutware bwa Kiliziya, ariko Yohani niwe wabonye umugabane urusha indi yose, umugabane ukomeye cyane kweza n'uwa Petero. Impamvu ni ebyiri. Iya mbere ni corpus johannique, uko Yohani ibyo yanditse, ziriya nyandiko za Yohani harimo ijambo bita umutima. Ndetse nanone yegukanye kabikomeye cyane umubyeyi w'Imana, umubyeyi wa Kiliziya, umubyeyi w'intumwa Bikira Mariya, umubyeyi wa Yezu nyina w'Imana. Kura nawe iyo foto yo kujyana umubyeyi w'Imana kubana na Bikira Mariya, ndakaderuta izo zindi zose. Rero Yohani twakeka ko impamvu atanivumbuye ati gukigewe Yezu atandekerejeho, nta nyota yo gutekereza yari afite, kuko kubana na Bikira Mariya bimuhagije, ko afite umubyeyi Bikira Mariya bimuhagije. Rero izi mpamvu ebyiri ari izi nyandiko ze, harimo cyane cyane umutima, zirerekeza ku bintu bibiri, devotion ebyiri dukunze kunyubaho ku Mana kuri Bikira Mariya, gushengerera, dore ko ari mu gituza cya Yezu nyine amurangamiye. Icya kabiri nyine ishapure, Bikira Mariya. Iyo migenzo ko ari ibiri, iyo myitozo ko ari ibiri, niranga koko abegera Imana, abayobotse Imana by'ukuri, niranga uwihaye Imana by'ukuri, niranga umukristo wari wese. Gushengerera, adoration, ndetse n'ishapure, no chapelle, ngiyo ya Jean Marie yacu, rya zina ryacu rya Jean Marie, Yohani na Mariya, ko ari bamwe. Uzasanga mu gihe kandi gusorezaho abatagatifu benshi n'usoma ubuzima bwabo, uzasanga imyitozo ibiri gusabanira Imana itarigeze itandukana n'ubuzima bwabo. Gushengerera, uburyo ubanye n'Ukarisiya, uburyo ubanye na Yezu, uburyo uri inkoramutima ya Yezu nka Yohani ku mutima, n'uburyo ubanye na Bikira Mariya. Ishapure, kuganira na Bikira Mariya. Rero wihaye Imana muntu ushinze urugo, niyo myitozo yo bitagire iwawe, uzamenya Imana ute, uzabaho ute, jambo w'Imana uzamwakira ute. Hari ingero ebyiri tujya gusorezaho. Urugero rwa mbere, abagiye bayoboka iyo myitozo ko ari ibiri, gushengerera, Ukarisiya, ndetse n'umubyeyi Bikira Mariya, ishapure, rozari, ni uwa mbere ni Yohani Mariya Vianney, gushengerera cyane imbere y'isakramento, ntacyo mbwira Yezu, ndamureba nawe akandeba. Uwa kabiri ni Papa Yohani Paulo wa kabiri, nawe ati ku ishapure cyane cyane, ati iyo mvuze ishapure mba nizeye ubuvunyi bwa Bikira Mariya. Umubyeyi Bikira Mariya yaramvuganiye, yaramperekeje, igihe nandi mu bibazo nabonye ibisubizo kubera kuvuga ishapure buri munsi. Ishapure yarandengeye, yarandokoye, n'ibindi byinshi cyane by'ubuhamya agenda duhereza ku ishapure. Ese mu mazina mwumvise ko harimo Yohani, kuko Yohani nyine yaratsinze, Yohani Mariya Vianney, Yohani Paulo,
andi mazina menshi cyane aganisha kuri Yohani ndetse na Mariya. Yohana akomeza dusabire natwe tugwe mu gituza cya Yezu, twumva amabanga ya Yezu, ariko ntidutandukane n'umubyeyi Bikira Mariya, kuko ntawe ukunda umwana ngo yange nyina, kunda Yezu na Bikira Mariya nk'uko Yohani nawe yabakunze, bigatuma agera heza, akageza kiliziya y'Imana heza, none yicanye na Yezu Kristo umugambi bw'ijuru. Yohani mutagatifu udusabire buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.